bamwita Akayezu Florence, ni umubyeyi wo mu karere ka Rulindo, umurenge wa Murambi, akagari ka Gatwa, umudugudu wa Karambi. Uyu ni umubyeyi bivuga yuko yakorewe ubutekamutwe n'abayobozi be ubwo bandikaga urupapuro bamubwira yuko urwo rupapuro ari urumuhagarika kuba yakubaka ko rwaturutse ku murenge, ariko ugasanga ni raporo yakorewe mu mudugudu, dore yuko na mudugudu witwikira ijoro byaje kugaragara yuko nawe ubwo arimo aragenda yubaka hirya no hino, dore ko umunyamakuru wacu yagiye agera aho iyo nzu ya mudugudu iri, dore yuko mudugudu akimara no kumenya yuko ari umunyamakuru, baje kuba bamuhisha. Uraza kwegera mikorofone kugira ngo tuze kukumva. Umudugudu twanabuvugishije bukatwita abanabi, ariko bamenya ko ari abanyamakuru bari kuvugana, bahise bakuraho telefone, dore yuko uyu mubyeyi arimo arasaba yuko yarenganurwa kuko n'abayobozi bitwikira ijoro bakamubuza kubaka, kandi nabo bakaba barimo barubaka. Akaba arimo arasaba kuba yarenganurwa kuko abayobozi bari komeza bamurenganya, bamusaba byinshi cyane, kandi ibyo bari kumusaba nta bushobozi bufite mu butekamutwe ari gukorerwa n'ubuyobozi. Akaba arimo aratabaza bitewe n'ubu butekamutwe Mukakalisa Marie Jose, umuyobozi w'umudugudu, arimo aramukorera bitewe n'ikibazo bafitanye ku murongo wa telefone. Umuyobozi uwo ari we wese twahamagaye kuri telefone nyuma yo kugenzura uru rwandiko ntiyigeze yitaba telefone, dore n'ubwo duheruka gukora iyi nkuru nabwo umuyobozi w'umudugudu bitewe n'uko yaribagaga nawe akajagari ntabwo byigeze bitworohera, kuko n'ubundi yamaze kumenya ko abanyamakuru bageze muri karitsiye, niko guhunga karitsiye ndetse agahita ahunga n'umudugudu we ayoboye. Uyu muturage akaba arimo aratabaza nyuma yo kumara igihe kinini cyane yibera mu bishogoshogo. Njye muri kubana kuri mikorofone ni Dufitimana Gilbert, akaba asaba ubuyobozi bwose buriho kuba bwamufasha, kuko butamufashije yarinda asazira muri nyakatsi, dore yuko ari kugerageza gushyiraho n'icyumba cya gatatu.